namubwiye tuzamfasha ungeze kuri uriya muntu ubwibuza nzapfe namubonye ngufashe gutyo ubu ngubu byagenda bitewe nari nateganyije kukubwira ko icy'ingenzi nagukunze kandi nkaba nshaka kumbwira ko nkunda nanjye ndagukunda sibyo gusa nabibwirwa n'iki ko atari bya bindi by'abafana nyine wamuhoze umbwira kuva kare watangiye nuko utinjiye mu mutima wanjye reka muhobere mana we nzakwera umukobwa mwiza cyane nakubwiye ko uzambera umugore by'umukobwa simbizi Hi guys, I hope ko bizi neza cyane nanjye bizi neza cyane nkuko muri kubibona ndi mu rugo ndi mu rugo uyu munsi ariko aka kanya turi nka saa moya n'igice ntabwo mperuka kureba ku isaha ariko saa moya zageze reka nangire mbasuza rero mbifuriza amahirwe masaho muri hose ndetse n'imigisha iva ku Uwiteka abari mu majyepfo amajyaruguru irasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo ntabwo twakibagirwa n'umujyi wa Kigali of course dore ko nawo duherereye abanyarwanda badukurikira bari rwota amasimbi abanyarwanda bari mu mahanga aba diaspora turabakunda cyane amazina yanjye nitwa Ange nk'ibisanzwe kora subscribe kuri Ange TV show kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi mu by'ukuri iki kiganiro ntabwo narindi radio kugikora ariko baye ngombwa ko ngikora nukuri mfite umushyitsi hano mu rugo nasuwe n'umuntu ariko shadisi ni byiza cyane pe uzi impamvu nashyizeho nimero kuri aho ngaho kuri YouTube kugira ngo abantu bajya bakenera kumbwira bafite impano abantu bashaka bafite ubuhamya bwo kutuganiriza bajye batwandikira batubwira ariko disi arabafana banyandikira batubwira ko badusupportinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi and I salute you ndabashimira cyane Imana ijye ibamera umugisha uburyo mudusupportinga turabashimira cyane abaduhereza ibitekerezo abatwereka ko badukunda umunsi ku munsi n'ukuri turabashimira cyane rero nkuko natangiye mbabwira ngo nagize umushyitsi bibaye ngombwa ko nshyiraho kamera ntabwo uyu munsi nari gukora ikiganiro ariko bitewe nuko nyine bibaye ngombwa ko nshyiraho kamera nagize umushyitsi nagize umwe mu bakunzi reka mbyite ko ari umwe mu bakunzi ba Ange TV show nagize yaranyandikiye yifuza ko yazaza aho nkorera ndabimwemerera ariko yaje tumaze gukora ibiganiro bwije sinzi aho yaravuye ariko biba ngombwa yuko mwemerera araza ariko sinzi impamvu yari yanze kuza mu kiganiro na n'ubu ngubu ntabwo ashaka kuza bite amakuru ngaho ricara urebe hari imbere uretse reka mwambike kamera sibyo mbanze mwambike mikoro sibyo yego urayifata wicishe mu ishati mo imbere ariko ntiwiyambike ubusa we yishishemo imbere ndagufasha sababaho uyicisha hejuru ariko ibi binyabazungu nta nubwo mbimenyereye ndaramufashe neza kuri gutitira so reba ntaho nagerageje abantu duturuka kure ahantu amatara ataka nkaba nageze ku mashanyarazi oya humuje yes uyu nguyu rero niwe turi kumwe ya umbareka mabwire no kuri iki kiganiro ntabwo nari mfite gahunda yo kugikora ntabwo nari mfite gahunda yo kugikora urareba hariya muri kamera sibyo urareba hariya muri kamera sibyo ikibazo reka ntabwo mbimenyereye nibwo nahagera imbere ya za kamera ariko humura nyine yes uyu nguyu niwe tugiye kuganira rero yaje ambwira yuko akunda ibiganiro bya Ange TV show ankunda by'umwihariko yepo yesi ariko yambwiraga ngo yishimye twafashe amafoto yishimye oh my god ariko bibaye ngombwa yuko nyine tuza kuri kamera za Ange TV show turi kumwe cyangwa se tukaganira feel free wumve yuko ari ikaze hawe ikaze amazina yitwa gute nitwa Gashemeze Gashemeze mu majyaruguru mu karere ka Rundo kure cyane kure y'umujyi Gashemeze yego Gashemeze irindi zina bakwita gute Jean Claude yego nose kuri gutitira rwose niba ari urukundo rwinshi ntabwo nabimenya ni urukundo rwinshi kuko nakubonye kuri za YouTube channel ndavuga nturamuntu waranyandikiye nyine umva rega mate story nyine si ukumuseka si niki ni ukuri rwose ndanabishimira cyane kuko burya akenshi umuntu agenda kwereka urukundo mu by'ukuri bure ibintu byabaye hano nabo mwabyo umuntu yamobeye aramobera hafi yo Imana isi nijoro shaka kora ni byiza I appreciate ndabishimira cyane
ariko disi kuba yanageze hano n'ubutwari. None se wambwiye yuko wambonye kuri Ange TV show byagenze gute? Yego nyine nagukurikiranaga ku mbuga nkoranyambaga za wititira ariko disi uziko ari gutitira wititira nta kibazo mana yanjye. Nturenganye rwose nanjye nibwo nagera ahantu hari amatara menshi gusa ntibyambuza kuvuga ko naba naragukunze. Yego gusa ntuze kunsaba ibintu byinshi cyane kuko njye ndi umuhinzi wakanyibareje ibijyanye n'ibigori wenda. Nese ko cyari wanze kuze imbere ya kamera kuko wari wanze. Nibwo bwa mbere nabona kamera kuva ntabwo. Uziko yambwiye ngo nibwo bwa okay bibaho wenda mani babare wenda no kuba namubraminga si mubraminze ariko ngo ubwa mbere disi yayibonye ngo iyi niyo kamera ngo atiego niyo. Mana yanjye ngo niyo ufata bya biganiro byawe ndabaga atiego niyo. Yego. Ngaha gusa nyine umenye ko nagukunze rwose. Nese kuko warankunze we. Kandi bikomeye cyane. Nakuri sindi kuguseka pe ntabwo ndi kuguseka uragerageza urebe hariya muri kamera sibyo ntabwo mbimenyereye nyine wowe ugerageze kuri wititira mana yanjye umuntu none nawe ari kundira ubwoba pe we wititira sibyo nese unkunda warankunze nka nyine mwanje cyangwa wankunze urukundo wankunze uruhe rukundo nagukunze urukundo rwose gumva nta nakuva n'iruhande rwe bibaye ngo uzi kuri mbabwigiye yaje nka yaje saa 9 none ndebe yanze ako ubuse mu ngubu ariko urataha harya bahita niyo ngiyo kure cyane mu majyaruguru rwose kure y'umujyi. Nese urataha gute? Ntago mbizi gusa ndabona hano butije ko ntibara amatara cyaka n'icyo ntasobanukiwe. Oya ariko uraza gutaha nyine turabwerekeza utahe sibyo? Niye wabishaka rwose sinagenda kuko urane numva bingoye. Bari bwo bwa mbere umuntu kuko Imana Nelson ahari mwoka byara none se byaje gute byatangiye gute? Natangiye nkurikirana ibiganiro byawe kuri YouTube nkajya mvuga nti cyazama nkabona uriya muntu rwonyine byibusa akampa umwanya w'iminota nka 20 muri ruhande. Nese wambonye nyine wambonye ndi gukora ikiganiro wumva biraje urahunze ariko nukunkunda urukundo rw'abakunzi bwo gushyigikira Ange TV show cyangwa n'urundi rukundo. Njye mba numva nta nakuva n'iruhande byonyine wenda none bishaka ureye ko mva. Ibi muri kubona ni bike nukuri ko muri kubona ni bike kari yaje aramubera ndaganga kunde kure mwoka byaramo. Niko rwose nanjye sinzi ukuntu byaje gusa nanjye mbitekereje numva binshanze ariko mba numva nta kuva iruhande. Ni nayo mpamvu nakoze urugendo kuko burana banje kugenda kilometero 9 kugira ngo mbone aho bisi nyitegera kuko ahantu dutuye nta bisi zihaba. Ngiye yamamagaraga nkagira ngo byibura atuye hano i Masaka bahita Nyacyonga numvaga ari Nyacyonga atuye nyine numvaga ni kure cyane ahantu bisi zitagera n'amatara nayabonye ngeze nta nibwo nagera i Kigali. Nibo bwa mbere wari ugeze i Kigali? Nagiye n'umuntu wanzanye yaje ndondase kuko kwambuka umuhanda nabonaga zibisikana zimanuka zitambika nkabona nta nzira ihari. Nese uriya mwazanye ni mukuru wawe cyangwa? Ni mukuru wawe? Umuvandimwe wanjye duturanye uri hafi yanjye. Ariko we namubwiye uzamfasha ungeze kuri uriya muntu ubwibuza nzapfe namubonye. Njye rero mwamamagaye nkagira ngo wenda byibara ni kwa kundi umuntu abafana cyangwa se like ntabwo ndi umusitari hakareka si ndi umusitari natekereje ko ari umukunzi wanjye cyangwa se ari umusapota mu buryo bwo gushyigikira Ange TV show. Ndabizi neza Ange TV show igira umuryango munini cyane ariko noneho njye nyihagera nabo beshye kihagera byabaye iranze ko dushyiraho kamera ariko bibaye ngombwa yuko tuhashyira. Ese kuki wari wanze kujya kuri kamera? Nibwo bwa mbere nabona ibi binyabazungu rwose ntuye kure cyane nakubwiye ko ahantu ntuye nta n'umuriro uhaba rwose amatara ntayo nayabonye nanga nabanje kujya mu nyenyeri. Ariko wambaye neza urani wanyu ko ari muri n'abanyamujyi. Hoya ntago ari neza nuko duhinga ibigori mba nagiye njyambara ibintu byinshi nakubona ko nabigerekeranyije. Tuba twambara nk'ibintu by'ibigori kuko iwacu haba imbeho. Mu majyaruguru ngo haba imbeho nyinshi cyane. Ariko naho nakugereho nashyushye urabona ntayo kubira icyunzwe. Nyirizi ko kiri gutitira we feel free wumve yuko nta kibazo. Ntago mbizi rwose nibyo nakubwiye wabyakiriye hari igihe. Ubu se ngufashe gutyo ubu ngubu byagenda bite we? Nshobora byose. Ubu se ni njyewe cyangwa n'abandi? Yego ko mbabara wibikabya abantu mbabara wibikabya pe mbabarira. None se ngaho mbwira amazina harya bari batubwiye ko witwa gute? Nitwa Gashemeza. Nta rindi zina ufite se? Nakubwiye ko ari Korode. Korode? Yego. Korode. Mana yanjye ni gutitira Korode reka dukoreshe Korode. Nese Korode. Karama. Mu buzima ufite imyaka ingahe? 25. Nese ubu ngewe ko ndi mukuru cyane mfite 33 ubwo urumva byakunda? 33 rwose numva ntacyo byayintwaye ni hakiyongeraho 5.
urabona wakunda umuntu uruta akuruta ibyo ntabwo bindeba icyo nzi cyo nuko ngiye nakwishimiye noneho reka mbabwire yambwiye ngo rarara nkaryama kandota ubuse waruta umuntu utazi wahuvuze ko narota ari ku manywa ndi kugenda ngahore ubonye mbaye ndota ndyamye ubu ndeba rwose niyo nkutekereje mpita mbura amahoro akazi kakana nese kuki utekereza kandi warambonye inshuro 2-3 wenda cyangwa ibiganiro nkora kuri YouTube wumva urahunze nagerageje kenshi kuhagera ariko nahagera nkasanga imihanda irabisikana nkaburoncamo n'undeka nkavuga nese ubu nderekera hehe nkongera nkasubira ariko nza kubona umuvandimwe ushobora kuhangeza rwose yaje ndondase mpaka mpageze no kuko imana byancanze nongeye binyanze mu ndavuga atereka ndebe uko twagikora nubwo bwaba bwije ariko tugikore pe shana ukuri ngenda bigushimiye cyane nago nyine nisubwo ngiye nkunda abantu babakunda Ange TV show sibyo ariko nabagukunda akabaye bakunda urashaka ko nanjye ngukunda iyi byakanejeje rwose yego banze twibwirira amateka yawe cyangwa se ufite imyaka ingahe mfite 25 warize se aha ko nayagarukirije inzara nareze ngeze muri primaire njya kurangiza segonderi ndurunyishyurira isundi wari umuhungu w'imyaka ko gitanagira ubwoba wa muntu we nawe byakubaho kuko ntago ari njye njyenyine uri gutitira rega aha nawe ukuye n'umuntu ukurenze ntago wabura butavuga ko uri nese ngende sinjye sindenze shwi reka sindenze wumvemo ikaze Ange TV show n'umuryango mugari wa Majyaruguru bakwemera reka se nanjye ndajaga bose barakuza reka se aha banzwi ibiki inkuru zawe zose ziba zicicikana zitambuka nicyo kiganiro kiba karitsiye ubuse ninkwemera bizagenda gute nkazagurisha ibigori nkaza kureba mu rugo wawe nkabibwira ababyeyi uzanywa ibigori ngewe uya nyine turabigurisha tuba dufite abantu baza kubirangura bakaduha amafaranga ukuntu uko kazi nise nta sheri wowe ugeze ugira ubu ndeba rwose kuva nabaho niwe muntu mbashije kubwira ibyo bintu nise kuki ugira ngewe ubimbwiye kandi ubona ntanakuruta nanjye sinzi icyabinteye gusa numvishe umutima wanjye ukwishimiye ubuse urayifite we nta myaka 25 ndayifite ese kuki umusore agira imyaka 25 atitira ameze gutyo kandi akagombye kuvuga ijambo ahora niki kureba njya no kuzana banje kwiyogoshesha ubwanwa kugira ngo utaza kunyegera ibyanyu urabifite se umukwaferi nyogosha rwose abikubaho ntagire ikintu gisigaraho ariko ukazi i Kigali Kigali ko nabonye ari amahangara ngaho mbwira nk'umuntu wateguye kuza kureba Ange by'umwihariko umuryango Ange TV show dore kukureba mbwira nk'ibintu nka bingahe waneguye nyine kumbwira ubu ngubu ugera iki kiganiro sinjye wakiyoboye ni wowe ubwo urambwira nyine njye nari nateganyije kukubwira ko cy'ingenzi nagukunze kandi nkaba nshaka kumbwira ko nkunda nanjye nibura nkaba nanabimenyesha n'ababyeyi ndetse ninabikubwira ntabwo uva aha ngaha rwose sinzi ko ndi bubone imbaraga ziri buhankure ubu umuntu saa 2 ziri hafi kugera z'ijoro kuko ndumva ntangiye no kuremba nawe twavuganiye umwanya muremure ntabwo wigeze unanyemera byibuze ati nibura ibyo wavuze nabishyigikiye oya ariko this I appreciate nabikunze cyane ndagushimira cyane ko wankunze kandi nanjye ndagukunda abakunzi ba Ange TV show nyine ndabakunda nanjye nshaka kunkunda urukundo rwa Ange YouTube channel rwateye nshaka kunkunda rwose none se ngo bakora ikiganiro bareba hariya sibyo ntabwo reka mbimenyereye uzi ko disi umuntu ari kunera ubwoba mw'abantu oya ariko tuza sheri tuza nta kibazo sibyo ubwo si ibyo uvuga urakomeje uyereka nta kibazo ndetse ngiye ntabwo nkwanga nanjye ndagukunda sibyo gusa nabibwirwa n'iki ko atari bya bindi by'abafana nyine bamuhuza umbwira kuva kare watangiye si iby'abafana byo ndabakunda abafana ariko nanjye ndagukunda ndetse situmenyanye ubu si aka kanya ko wagumye kujya uvuga ngo abafana tugiye kwigana naho njye nawe nyine umenye imico yawe nanjye umenye imico yanjye ngaho niba ari byo ngaho mubabera nk'abantu mwe n'ababeshyi mbaye speech nicyo gihe amagambo mbonanye mu biganiro wese ubwo nyine urumva utari kumbeshya ntabwo ndi kukubeshya si umuhungu w'imyaka 25 ararira nawe byakuriza nuko atari wowe wenda
ni uko utinjiye mu mutima ngaho reka wanjye muhobere reka muhobere mama mwana we reka nturekure ibaze we uziko yo ngari seriye wana unoza kwizundaguza oya wirira nese si turi ku Mwanje TV show iragukunda sibyo noza ko Anje TV ni Anje nyine nese yanje Anje TV show si yanje nyine oya ndashaka ibyanje bya TV byo birorere rwose mw'abantu mubura buri gusenya ibyanje TV nabyemeraga nkiri kwa nkiri ngiyo mu cyaro okay ngaho nacyo nyumva neza kuro sibyo ndagukunda nanjye sibyo ose niba unkunda ndi butahe nyine urataha nese urarara ubwo umuntu ukunda amwohereza ijoro we urabona ese ko waje nijoro uzi ko yaje nimugoroba none se ko naje guhera mu gitondo ariko uzi cyiza icyiza uraza kugerageza gutaha turaza kujya kugutegera sibyo gusa ndataha ngiye koko ndaba njyanye ese ntibambwiye ko uyu mwenda wawutiye nese ubwo ngubwo biraza kuza kugenda nawutiye ariko nyayo wenda zanyica ariko rwose simva oya pe urataha nta kibazo gusa tuza oya rwose ndengera ku buryo ki ntari butahe rwose kuko rwose umpabarire wumve nawe urugendo nakoze ndabyumva ariko nyine ntibyakunda ahubwo reka dusuze ikiganiro cyacu turebe ukuntu twagorekeza kuko amasaha bwije nanjye ngerageze ndebe uko nagenda sibyo ahubwo nkabambwira nk'ibintu bitatu ugiye kumbwira n'ukuntu tugiye tugiye kubana ubaye sheri wanjye ubu ngubu yego icya mbere uzankorera ni igiki icya mbere nzajya kukwereka iwacu mu cyaro icya kabiri rwose nzakwereka n'ababyeyi kandi ari cyo kintu uzambwira icya gatatu rwose ni uko wenda wazambera umugore ngaho reba hariya ngo nguki icya gatatu ni uko wazambera umugore ngo nguki icya gatatu nyine ni uko wazambera umugore mana nese ubu ukunda umuntu ako kanya ugahita ushaka ko akubera umugore nawe rwose ni icyo kintu cyamvanye iyo ngiyo kure cyane nese urashaka umugore urabona njye ndamutse mbyaranye umwana nawe kwebura ukuntu gusa ntabwo yazaza afite inkovu nk'iyanjye yazaza asa neza nkawe nzakubera umukobwa mwiza cyane nakubwiye ko uzambera umugore by'umukobwa simbizi umukobwa tuzababyara mw'abantu mwe ukuri kw'Imana am speechless mbabarira cameraman mbabarira soze iki kiganiro ko reka tuguherekeze nyine ubundi bitatu wabonye nimero yanjye sabonye nimero yanjye wabonye nimero yanjye nayibonye rwose n'ubundi se ko nsanzwe nyibona nyikuye kuri YouTube channel iriya nimero nyine se sinagwaye indi nimero yanjye ya private nyine nkoresha iriya ni mu buryo bw'akazi yego sinagwaye indi nimero yanjye yindi ariko nizere ko ntavana icyizere cy'uko unkunda usundi wemera ko twabana we reka tubaze dukundane none ibyo kubana nabyo bizaza sibyo keretse bisa biba nonaha ese ubundi ushaka gushaka umugore aka kanya rwose njye nahita nabikora bitewe n'ukuntu mukunda tekasi munyemerere tuzi ikiganiro ni ukuri nyine ni uko byifashe ariko Claude nyine sinzi niba ariko bijya bibaho ariko Claude ni ukuri ngaragaje ukuntu yari ameze kare sinzi yewe ntabwo nari mbizi ibi bintu ko bijya bibaho ko umuntu nyine simbizi ubu usaga twiko ariko si ibyo nkubwira ni ibiki ko ngiye nagukunze rwose kandi nagukunze kuva kera nkikubona ko ari uko nabuze ukuntu ugera ngo mbivuge ariko ndahari bibaho nyine kuko nanjye kera nigeze kugira crash kera niga muri segonderi ariko bibaho da reka humura ngenda hari nawe urahari tuzaba tuvugana sibyo rwose iby'umbwe biranejeje gusa no gutaha ndumva ntabishaka oya gutaha urataha ko numva ntiwarara ko njye nawe ntabwo turi umugore n'umugabo sibyo rwose ushatse wankundira ngiye sintaye cyakora ndagushakira urajya kurara iwabo wuriya mu kameramani sibyo nta kibazo ariko rwose sinjye kure yawe nese wanjye nta kibazo bagira niyo bakigira ntabwo bindeba icy'ingenzi nuko ndaba nkuri hafi ubona araye i Kigali ni ahantu amatara ahora yaka bitajya abwira kameramani nizere yuko umucumbikira aragufasha ariko ntacyo ubwo wenda nibwo amasaha yagiye ariko nizere yuko iwanyu nta kibazo babigiraho ntacyo niyo bakigira ntabwo bindeba
yes Jesi nk'uko muri kubona nibwo nabuze ikintu mvuga mana yanjye simbizi pe simbizi station ubwa mbere mbayeho kurareka tugushimire basi suza basi abakunzi ba Ange TV show ndasuhuza abakunzi ba Ange TV basuza ugira gutya se ndasuhuza abakunzi ba Ange TV show ariko nanjye ntiyibagiwe igihe ikintu babwira nyine ndabakunda ariko nanjye nkunda Ange. Okay, go so bye rero. Bye. High five. Bye. Seka se nusugura mu kiganiro udasetse. High five. Goodbye. Seka ariko ko se. Bye. Ongera seka nakuvuga seka. Bye. Seka bavuga ngo hi. Hi. Ongera vuga ati hi. Hi. Vuga ngo subscribe kuri Ange TV show. Subscribe. Ongera usubiremo. Subscribe kuri Ange TV show. Subscribe. Ongera usubiremo. Amaretse na ikiganiro.